Wari uzi ko mu kwambara neza cyangwa gusa neza hari umugisha bizana? Wari uzi ko hari imiryango myinshi bifungura utatekerezaga ko ishoboka? Ibi bintu abantu ntibakunda kubyemera, ariko abantu bazi ingaruka nziza zo gusa neza barabyumva cyane. Abantu bakunze kwibeshya bakavuga ati abantu bambara neza kugira ngo babarebe cyangwa se bemeze abantu, ariko abantu basobanukiwe barabizi neza ko kwambara neza ari ikintu kigaragaza uwo uri we ndetse kinaguha na positive energy. Ni ukuvuga ngo uzarebe nawe iyo ubyutse mu gitondo ukajya mu gakaraba, ukakubitamo umwenda wawe mwiza, ukajya muri miriwari ukireba, ukavuga uti wawu ndasa neza. Ni ukuvuga ngo hari ikintu cya confidence cyangwa se icyizere bikuzanira, noneho bikaba bitandukanye na cya gihe uba wambaye biri aho bisanzwe. Niba rero ushaka ko watarakitinga ibintu byiza bigufitiye umumaro, ni ukuvuga ngo utangire kwiyitaho no kwambara neza, ubikore ubyikorera atari ukuvuga ngo ubikoreye abandi, kubera ko nutangira kuvuga ngo ndambara neza kubera abantu, icyo gihe uzaba disappointed, kuko hari n'igihe ushobora kwambara neza bikarangira nta n'ubibonye, buri wese ari muri gahunda ze. Ariko iyo wambaye neza kubera ko wumva ko ugomba kwambara neza, ukiyitaho kubera ko wumva ko ari ngombwa, ntabwo ari ngombwa ko abantu bakubwira ko wambaye neza kubera ko deja urabizi ko wambaye neza, ahubwo wabikoze ubyikorera. Ndaguha urugero rwa hafi, uzarebe iyo uhuye n'umuntu akaba wenda cyangwa se muhuriye nk'ahantu mu nama cyangwa se ni event runaka yabaye, murateranye muricaye, uzarebe wa muntu uba wambaye neza cyane ku buryo mwese muvuga ati wawu wambaye neza. Kuki mwese ari we mureba? Kuki mwumva mushaka kumureba ngo kubera ko yambaye neza? Ni ukuvuga ngo hari ikintu gikurura cyangwa se kigenda gisanga ba bantu bambaye neza, ari nicyo nakwita ngo ni positive energy, kubera ko ni ikintu kikuzanira ba bantu b'umumaro ku buzima bwawe. Iyo uri wa muntu uzi kumenya icyo ushaka ndetse n'intego z'ubuzima bwawe, atari ukuvuga ngo nambaye neza kugira ngo runaka andebe. Ibyo bintu rero bikunda kugira impact nziza cyane ku bantu bazi kubikoresha. Hari igihe usanga uvuga ati uriya muntu ntago azi wenda se kugira ibintu yinvestingamo, usanga ibintu byose amafaranga yose ashyirira mu myenda. Aha ngaha ndagira ngo unyumve neza, ntabwo kuvuga ngo wambare neza ntabwo ari ukuvuga ngo wambare ibintu bihenze. Kwambara neza bihera mu mutwe. Wavuga uti gute? Kwambara neza ni ukuvuga ngo ni ukumenya ngo ese mba nambaye neza iyo nambaye iki? Mba nambaye neza iyo byagenze gute? Cyangwa se nteye gute kugira ngo menye uko nambara? Ntabwo kuba mugenzi wawe yambaye umwenda runaka ukumva urawukunze ukabona araberewe, ntabwo bisobanuye ko nawe ushobora kuwambara ngo ukubere. Hari igihe rimwe na rimwe ubona abantu bambaye ugasanga baraberewe, ugasanga umwenda ni mwiza, ariko wowe wawugura wawushyiramo ugasanga ntibivamo. Kubera iki? Ntabwo uzi imiterere y'umubiri wawe. Ni ukuvuga ngo kugira ngo wambare neza rero, ni uko ubanza kwimenya. Ese nteye nte? Ni iki nakwambara kijyanye n'uko nteye? Aho niho havamo kuberwa. Ariko iyo uvuye kwambara kubera ko wabonye ko runaka yambaye akaberwa, kubera ko wabonye umwenda ahantu runaka ukabona ni mwiza, ukumva ko nawe ushobora kukubera, icyo gihe uba wibeshye cyane. Niba ujya wambara ukabona uraberewe, tangira umenye ngo ese mberwa nambaye imyenda imeze gute? Aho kugira ngo wambare kubera ko ubonye umwenda ari mwiza, hari n'igihe ubona umwenda ari mwiza wanawukunze, bikaba ngombwa ko ushobora kuwukoramo wa mwenda ukubera, cyangwa se ukaba wanawuhinduramo nyine wa mwenda ukubera, kubera ko wenda wawukunze urumva ushaka kuwambara, bikaba ngombwa ko uwuhindura. Ushobora guhindura design, ukaba wawukora mu bundi buryo ukakubera kandi ugasanga urasa neza.
Aha ngaha nanone rero hari ikintu nshaka kugira ngo nkubwire. Ntago abantu benshi bagira ikibazo cyo kwigirira icyizere. Rimwe na rimwe ugasanga bavuga ngo ndi mukuru, nta muntu unyitayeho, nta muntu undeba, ariko ugomba kumenya ko ibyiza byose ugomba kubikorera wowe. Nta myaka ntarengwa yo kwishima. Ugomba kwishima kugeza uvuye kuri iyi si. Ugomba kwiyitaho ubuzima bwawe bwose, ugakora bya bindi bigushimishije wowe ubwawe, aho kugira ngo ubikore kugira ngo bishimishe abandi. Kuko nuvuga ngo ugiye gukora ibintu kugira ngo abandi bishime, mu by'ukuri uzaba uri kwigora, kubera ko biragoye cyane ko ushobora gushimisha abantu bose, ntibinabaho. Ibyo wakora byose hari ababikunda, hari n'ababyanga, hari abaguseka, hari n'abagutera imbaraga. Ibyo byose rero ugomba kuba ubizi ko ni ibintu bigomba kubaho. Bityo rero bikaguha imbaraga zo gukora bya bindi ukunda, utitaye ngo runaka na runaka, kuko ntabwo uriho kugira ngo ushimishe abantu bose. Ahubwo wowe ukunda iki? Ese ni ryari wishima bigenze gute? Ni iki ukora ukumva urishimye muri wowe, mu gihe uzi neza ko nta muntu ubangamiye? Ntago uhabaho mu buzima uvuga ngo ndakora ibintu kugira ngo ba runaka bishime, oya. Mu gihe bitagize uwo bibangamiye ngo bibe byamugirira nabi ku buzima bwe, akaba ari wowe bishimisha, ibyo ntacyo bitwaye. Ntago abantu bose rero wabanezeza, ntibibaho, kuko ibyo bintu bisa nkaho bidashoboka. Rero mu kwigirira icyizere ni ukuvuga ngo bituruka no mu kuntu uba usa. No kugira ngo umuntu abe yakugirira icyizere, abe yagushyira mu bintu bye, ni uko aba afite uko yakubonye. Ya imaje wamuhaye, kwa kundi wamwiyeretse, nibyo bimuha kumva ko ashobora gukomezanya nawe mu bintu runaka, cyangwa se agomba no kubihagarika. Ariko iyo uhora uri wa muntu wa ntibindeba, ibi ntago bindeba, biriya bifite abo byagenewe, mu by'ukuri hari opportunities nyinshi ugenda uhagarika ku buzima bwawe. Niyo mpamvu rero niba uri umuntu ugomba kwita cyane, ukemvesitinga mu gusa neza kwawe. Ni ukuvuga ngo iyo uteraniye aho abandi bari, uri umuntu uri aho nyine wambaye bisanzwe cyangwa se biciriritse, reka mvuge gutya, kubera ko hari ushobora kuvuga ngo iyo mvuze ngo ibintu biciriritse, hari umuntu ushobora kumva ko kwambara neza ari ukwambara ibintu bihenze. Oya, hari abantu benshi bambara ibintu bihenze ariko mu by'ukuri ukabona bambaye nabi. Aha ngaha ninjya kuvuga ngo kwambara neza birajyana na kwa kundi navuze, kwimenya. Iyo wimenye ukamenya uko uteye, ukamenya ngo uberwa wambaye gute, mu by'ukuri uraberwa. Iyo uri muri abo bantu rero uba wifitiye confidence, n'iyo uhaguruka uvuga wenda igitekerezo cyangwa se inyunganizi, ni ukuvuga ngo n'abantu bagutega amatwi. Ariko iyo uri wa muntu uri aho, no kukumva bisa nkaho bidashoboka, cyangwa se bakakumva ariko nanone bagasigara bakubona nkaho ibintu wavuze nta gaciro bifite, cyangwa se nta buremere babiha bitewe n'uko wabigaragarije. Nk'ibyo abantu benshi bakunze kuvuga, bakunze kwita ngo ni face impression, ni ukuvuga ngo kwa kundi wigaragariza umuntu bwa mbere akikubona gutya, ni ukuvuga ngo ni ibintu bisobanura uwo uriwe. Kuko mu gutekereza kuvuga ngo niba ngiye guhura n'abantu runaka, ese ni gute nshobora kwambara, ese ni uwuhe mwambaro umbera, ni kwa kumenya kwiyitaho ndetse no kumenya ngo ese ni iki kimbera, n'agaciro wiha. Kubera ko niba udashobora guha agaciro abantu mugiye guhura, ngo uvuge uti ndahura n'abantu bameze gute, kugira ngo bibashe kuguhereza imaje y'ibintu ugomba kwambara, kubera ko uri uw'agaciro, ntabwo ugomba kwemera ko abantu bakubona nk'umuntu usuzuguritse. Rero hari igihe ushobora kuvuga ngo, hari abantu bavuga ati ibintu ngiye simbiremereza, nta birenze, nyine ibintu byose yabigize ibyoroheje,
ariko aho urasa n'uwibeshye kubera ko uwo muhura muzahura niba hari nk'umushinga cyangwa se n'akazi yashakaga kuguha, byose bizagendana n'uko yakubonye. Ugomba rero kugira uruhare runini mu kwiyitaho, muri ya mafaranga make ukorera muri ka kazi kawe kataguhemba menshi ariko ntabwo ugomba kwiyibagirwa. Kimwe n'uko ushobora kubona abantu ugasanga ngo uyu muntu ngo ni umukire ngo ariko kimwe n'uko ushobora kuvuga ngo uriya muntu ngo nyine abantu bakaba bazi ko ukize ariko nyine ubibwiwe n'abandi ku buryo ushobora guhura n'umuntu ukaba wanamutambukaho cyangwa se nyine ukamusuzugura kubera ko ukuntu agaragara. Ntabwo ari byiza rero kugaragara neza bigira uruhare runini cyane mu buzima bwawe ndetse hari n'ibyo bikuzanira utatekerezaga ko bishoboka. Aha ngaha nujya kwiyitaho kubera abandi bizakuviramo kubabara cyane. Niyo mpamvu ugomba kwiyitaho ugasa neza, ukagenda wemye, ukabyikorera wowe ubwawe nta wundi muntu bishingiyeho. Nk'uko nabikubwiye rero ngo iyo uri umuntu usa neza, umuntu wifitiye confidence, ni ukuvuga ngo attractinga positive energy. Ni ukuvuga ngo bya bintu byiza n'ubundi bikuzira mu buzima kubera ko nta muntu uzakwicaza ahantu hasukuye mu gihe wowe uhora mu mwanda. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo ugere ahantu hasa neza cyangwa se ugere ahantu nyine ugomba kubona ibintu byiza, ni uko nawe ugerageza gusa nabyo. Ni ukuvuga ngo iyo ubonye umurima urimo indabyo zibengerana cyangwa se zisa neza, uba wumva ushaka kujyamo kugira ngo uba wumva ko harimo n'izindi nyine nziza zirenze za zindi uri kubona. Hari ibintu byinshi uba wexpectinga kubona muri ya jaride. Ni ukuvuga ngo rero ziramutse zidahari cyangwa se ukabona ni indabyo zakubiswe n'izuba zarumye, izindi zaranyagiwe zirabura, ntabwo uwo murima wakumva ko wawujyamo kubera ko nta kintu kigukurura gihari. Ariko iyo zisa neza ubona zibengerana wumva nawe ushaka kujyamo, za mbaraga zigukururira kuhagera ntabwo umenya iyo biturutse, wumva gusa byizana. Rero niba ushaka kugera ku bintu byiza kandi ushaka kugera kure, jya wita cyane no mu buryo ugaragara. Niba ukora akazi wenda katakwemerera gusa neza kubera ko abantu benshi bakora ibintu bitandukanye, ariko ni ukuvuga ngo hirya ya ka kazi jya ugira umwanya wo kwiyitaho.